isi yacu ifite imyemerere myinshi kandi yose ku isi irubahwa. Mbere na mbere ubuzima bwa muntu hari imana zabo basengaga. Izo mana zabo kandi zimwe zabaga zishinzwe ubukungu, izindi zishinzwe abagore n'ubuzima bwabo, izindi mana kandi zabaga zishinzwe ubuzima bw'abagabo. Imana z'abana zabaga zishinzwe imikurire yabo, imana z'inzoga, imana z'amafaranga n'izindi mana nyinshi cyane. U Rwanda kimwe n'ahandi muri Afurika nabo bagiraga imyemerere ndetse n'imigenzo yabo myinshi, kandi nabo bakagira imana basengaga mu mico n'imyitwarire yabo. Niba wibuka neza, hari kandi iryangombe, hakaba nyabingi cyangwa se nyabyingi, hakaba imico n'imwe itandukanye yo kubahwa ndetse kandi barayikundaga. Imico yo guterekera, imico yo kunywana, imico kandi n'iyindi myinshi cyane yakundaga kubahuza, ugasanga barayubaha mu mico yabo ya buri munsi, haba hirya no hino muri Afurika ndetse no mu Rwanda. Gusa nyuma yaho mu myaka ya vuba aha, imwe n'imwe yaracitse, ndavuga iyo mico. Gucika kwayo kandi n'abazungu bagiye bayica. Uhise wibuka kandi intambara y'ubukoloni. Hirya no hino ku isi abakoloni baraje bubaka za kiliziya, bubaka insengero zitandukanye, bubaka kandi za bazilika, ibyumba by'amasengesho. Bega neza nk'uko kera Abanyafurika ndetse n'Abanyarwanda muri rusange babikoraga, nabo baje babaha iyi mico yabo ndetse imico ya gikoloni. Nuvuga nushake kandi uvuge ko iyo mico ari copy paste mu ndimi z'amahanga, baje bagahindura gusenga ryangombe, gusenga nyabingi cyangwa se nyabyingi, guterekera ndetse no kunywana. Ibyo baraje babihindura mu mico n'imyitwarire by'iwabo. Gusa aho bitandukanye nuko bazanye itwo twita God cyangwa se Imana mu ndimi z'amahanga. Mwimanye nyirimuwe, nyiribiremwa, nyirisi n'ijuru. Icyo gihe kandi bagiye bubaka za kiliziya ndetse n'insengero z'aho abayoboke babo bagombaga guteranira mu gihe runaka. Mu bitabo kandi bitandukanye by'amavanjiri bagiye bakoresha, bari bafitemo abantu basa n'abo ari abo bagenderaho cyangwa se ari abigenzi mu gucungura isi dutuye. Abo n'uwo bita Bikira Mariya n'umugabo we Yosefu. Uyu mugabo we Yosefu kandi utaracumuye ku Mana, kuko nubwo yari umugabo we ngo ntabwo yigeze akora icyaha cyangwa se ngo aryamane nawe, maze baza kubyara umwana bamwita Yezu cyangwa se Yesu, cyangwa se uwo mwana wagombaga kubahwa n'isi muri rusange. Uyu mwana nyina akaba ari Bikira Mariya. Hakaba kandi intumwa za Yesu zagiye zikora ibitangaza bitandukanye mu myaka ya kera, zigakora ibitangaza bikomeye. Ibitangaza kandi Imana yagiye ikora biciye muri izi ntumwa zayo za Yezu. Ibyo byagiye bituma abakurikira cyangwa se abo bayoboke cyangwa se n'aba bakoloni bumva kandi bakamenya abacunguye isi vuba. Ibi kandi ibitangaza byagiye bikorwa n'umwana wayo Yezu, ari nabyo twita kubonekerwa hirya no hino bitandukanye. Icyo gihe n'umubyeyi Bikira Mariya nawe yagiye abikora hirya no hino ku isi. Niba wumvise neza ijambo tuvuze haruguru, cyangwa se nibishoboka reka tubisubiremo ijambo kubonekerwa. Natwe mu Rwanda habaye icyo bita kubonekerwa. Umubyeyi Bikira Mariya yabonekeye abakobwa batandukanye b'Abanyarwanda mu gace bita Kibeho mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyaruguru. Reka uyu munsi tuvuge Kibeho, amateka y'ibonekerwa ryabereye i Kibeho. Ese abantu babyemera bate? Bumva gute Kibeho? Ese Kibeho bayifata gute nk'ubutaka butagatifu twebwe tuzi nk'Abanyarwanda? Ese abaza kuhasengera ni iki bahakura? Nitwa Eric Nshimiyimana, niwe muri kumva. Naho iyi ni Bizaza TV Rwanda muri kumwe. Ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi butukumbuye ndetse imikino n'imyidagaduro, ibyamamare muri politike, byose nta handi wabikura atari kuri Bizaza TV Rwanda. Weho komeza ukore subscribe, ukoreshe amazi ibiganiro byacu na documentary zacu bikugereho umunsi ku munsi. Amakuru atandukanye kandi agera hirya no hino ku isi kandi ari mashya tuyakugezaho.
amateka yaranze isi, ibigezweho, ibyamaranze isi n'ibyamamare ku isi n'ubuzima muri rusange tuzabikugezaho. Ubukungu n'iterambere, ubumenyi bw'isi, ibinyabutabire ndetse n'ubukorikori byose bijyanye na tekinoloji tuzabiguha. Nawe kandi uko subscribe aka kanya, menya ko utangira urugendo rushya n'ubuzima bushya bwo kumenya isi n'abayituye. Muhaye ikaze. Reka nsuhuza abaturanyi bo mu gihugu cy'u Burundi, abari mu gace ka Ngozi, Cibitoki, Bujumbura, namwe muri za Uganda, muri za Tanzania, abari mu gihugu cya Kenya, abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, namwe mudutera inkunga muri Ikota Masimbwi, mwese mbahaye ikaze kandi ndabishimira. Gusa ndagusabye ngo ntege amatwi umva akantu ku kandi, umunota ku munota, isegonda ku isegonda, maze wumve kandi umenye isi n'abayituye. Muhaye ikaze. Nanone ndimo ndakuvuga Kibeho. Kibeho ni umujyi uherereye mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda. Ni ahantu hamenyekane cyane, hakaba kandi amabonekerwa mu mwaka w'1981. Akaba ari naho kandi hari ishusho ya Yezu ku rwego rwa Afurika ifite icyicaro aho ngaho i Kibeho. Niyo shusho nini ku isi ifite uburebure bwa metero esheshatu zose uzirebye cyangwa se uzipimye. Ipima kandi ibiro 950. 950 niba byumvise neza. Iraremereye, byo bwanjye bayimuriye nahita nitahira nkava mu buzima bw'isi. Iyo shusho kandi igaragara ahantu 6 honyine ku isi, kuko buri mugabane w'isi ufite ishusho imwe nk'iyo. Umugabane wa Afurika rero ishusho bagennye iri ku musozi wa Nyarushishi uherereye mu murenge wa Kibeho, akarere na Kanyaruguru, ni mu ntara y'Amajyepfo. Nshaka kunyeruke igihe turi kwivugana uzajya kuhareba. Buri kwa 15 abakristo gatolika ku isi hose bibuka ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya, ari nawo kandi wabonekeye abanyeshuri i Kibeho. Iryo ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya niryo ryitwa Assomption. Assomption kandi rikaba ari ijambo ryaturutse ku nshinga y'ururimi rw'Ikilatini bita assumere, bishatse kuvuga izamurwa, ari nabo bashingira bavuga ko ari umunsi w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Reka noneho tuvuga amateka y'ibonekerwa rya Kibeho. Na n'ubu nibonekerwa rigikurura abantu benshi, abasaza ndetse n'ababyeyi, abakambwe, ababyiruka n'imigirigiri, bose birundira i Kibeho ku butaka butagatifu. Ku itariki ya 28 Ugushyingo umwaka w'1981, mu ishuri ryisumbuye ry'abakobwa ry'i Kibeho habereye ibintu bidasanzwe. Ubwo hari mu masaha ya nyuma ya saa sita, barangije gufungura ifunguro rya saa sita, ariko bari bakiri hamwe mu cyumba cy'amafunguro, ibi bizwi nka refectoire mu ndimi z'amahanga. Inyandiko kandi dukesha Miniscope igaragaza ko umukobwa witwa Alfonsina Mumureke wara ageze mu kigero cy'imyaka 16 yumvise ijwi ryohereje cyangwa se byoroheje rimuhamagara mu Kinyarwanda rigira riti, mwana wanjye. Ubwo nawe ahaguruka bwangu akurikira iryo jwi ridasanzwe mu kirongozi, maze abona umugore ufite ubwiza buhebuje amuhagaze imbere. Yari yambaye umwambaro wera kandi yitwikirije umwenda w'ubururu mu mutwe. Ibiganza bye byari bibumbiye mu gituza, ariko intoki zireba hejuru. Niba uri kundeba neza cyangwa se urebye ukuntu nagira ibiganza nkasa naho bibumba mu kiganza nkabirunda mu kiganza cyangwa se mu gituza, niko wabyumva neza. Nta nkweto yari yambaye. Alfonsina amubazanye igihunga agira uti, urinde? Uwo mugore amusubiza bwangu agira ati, ndi nyina wa Jambo.
Alfonsina ahagarara yemye nk'ufashwe n'umuriro w'amashanyarazi, agumya kwitegereza umugore, ariko kandi akanibaza uburyo nyina wa Jambo yaje mu kirongozi cy'ishuri ryaho biga. Bikira Mariya yongera kumubaza ati, ninde ukunda cyane? Alfonsina wari usanzwe ari umwana uvuka mu muryango w'abakristo n'ubundi, kandi nawe agerageza kuyoboka iyo nzira, asubiza adatiganyije ati, nkunda Imana na Bikira Mariya wabyaye umwana Yezu. Mariya yumvishe icyo gisubizo asangwa n'ibyishimo, maze abwira Alfonsina ati, nazanywe no kugukomeza kuko numvise amasengesho yawe. Yongeraho kandi ati, ndifuza ko inshuti zawe zikomera mu kwemera kuko zitemera bihagije. Ubwo Alfonsina yatangiye kuvuga amasengesho yoroheje, naho nyina wa Jambo azamuka ajya ijuru. Umwana we aguma kwitegereza uko uwo mubyeyi utagira uko asa arembera. Ibyo byamaze nk'iminota 15 gusa. Abageragezaga kandi kumuvugisha cyangwa se kumunyeganyeza ntibagiraga icyo ubageraho, kuko yari ameze nk'umuntu wafashwe n'ubujeni bukomeye cyane. Nanone nta muntu n'umwe wemeye ibyibonekerwa rwe, ahubwo bamwe batangiye gukeka ko yarwaye indwara idasanzwe, dore ko avuka Ikibungo, aho abanyarwanda benshi bavuga ko haba ibirozi byinshi cyane ndetse n'amashitani haya ashobora kuba akomoka kuri Sekibi. Bukeye bwaho iyo ndwara n'ubundi yongeye kumufatira mu cyumba abanyeshuri bararamo, dormitory. Ngo Bikira Mariya yamubonekeye atari umuzungu nk'uko bakunze kumubona mu mashusho. Ngo ntibyashoboraga kumenya ibara ry'uruhu rwe, icyo yemeza ni kimwe: uwo mubyeyi yari afite ubwiza butagereranywa. Muri iyo nzira kandi yabereye kuri ubu butaka butagatifu bw'Ikibeho, nk'uko abakristo bemera kandi bagasaba Bikira Mariya bavuga ko hari abandi batatu babonekewe na Bikira Mariya, naho n'ab'Ikibeho. Reka nabo niba bishoboka ukomeje kuntega amatwi, ugakora subscribe, ugakora share ku biganiro byacu tukugezaho umunsi ku munsi, reka nabo tubavugeho ntacyo bitwaye. Nyuma yayo mabonekerwa y'ikubitiro hafi buri wa gatandatu, Alfonsina yagumaga kubonekerwa n'uwo mubyeyi. Bamwe bakabifata nk'ukuri, abandi bakavuga ko uwo mwana yasaze. Ntibyari bimworoheye kuguma icyegeregezo cyangwa se ikigeragezo mu bandi bana, dore ko aribwo yari agitangira umwaka we wa mbere w'amashuri yisumbuye. Nawe ukimara kubyumva urumva ko bitangaje, wumvishe ko hari umuntu uri kubonekerwa kandi uri umunyeshuri mushyashya, bizwi nk'abaruru, ushobora kuba watangira kugira ubwoba. Nyamara ibyo bigeragezo ntibyatumye acogora ku isengesho, bigera naho abandi bajya bamuzanira amashapure ngo abasabire umugisha ku mubyeyi wo mu ijuru, Bikira Mariya, mubyeyi utarasamwe mu cyaha. Undi mukobwa waje kubonekerwa ni Nataliya Mukamazimaka, ubu ufite imyaka 50. Wavuze ko kandi nawe yabonekewe n'umutagatifu ukomeye Bikira Mariya. Yamuhamagaye agira ati, Nataliya mwana wanjye. Undi nawe asubiza adatinze ati, karame. Ngo Bikira Mariya kandi akomeza ikiganiro amubwira ati, nimusenge cyane kuko isi ari mbi. Mukunde kandi cyane ibyo mu ijuru kurusha ibyo mu isi, nk'uko biyoyoka vuba kandi cyane. Ayo no magambo umubyeyi Bikira Mariya yabwiraga Anatali. Mu buzima bwawe uzagomba guhangana n'imibabaro myinshi kandi ikomeye. Nimukanguke kandi muve hasi, mwitonde, mugomba guha umwanya uhagije isengesho. Murasabwa kandi kugarukira imigenzo myiza y'urukundo,
kwitanga no kwiyoroshya. Nimugarukire Imana y'isoko y'amazi y'ubuzima kandi meza. Ayo magambo yavuzwe tariki ya 12 Mutarama umwaka w'igihumbi 1982. Yarasobanutse ariko kandi yarateye ubwoba. Natali yafashe nk'ubutumwa bukomeye ahawe, bityo nubwo yari asanzwe ari umwana ukunda gusenga no kwiyambaza Bikira Mariya, noneho yakomeje kurushaho. Ngera cyane Eric Nshimiyimana. Natali yabonekewe na Bikira Mariya mu gihe cy'imyaka 2 gusa nyuma amusezeraho. Uwa gatatu kandi wabonekewe na Bikira Mariya ni Mariya Karara Mukangabo. Yatangiye kubona uwo mubyeyi wo mu ijuru tariki ya 2 Mata umwaka w'igihumbi 1982. N'ejo bundi nubura neza urasanga we hashize imyaka 42 y'amavuko yose. Ubwo ndavuga amavuko cyangwa se amagiranwa yibonekerwa bya Bikira Mariya ikibi. Ugereranyije na babiri bamubanjirije, Mariya Karara we umukobwa w'inkumi w'imyaka 21 y'amavuko yakundaga amaraha menshi cyane kandi yintite ku bintu bijyanye no gusenga. Yemwe ndetse yari mu bageragezaga Alfonsina cyane, atemera habe namba ibyo by'amabonekerwa y'uwo mubyeyi Bikira Mariya. Nyamara Bikira Mariya amaze kumwiyereka yarahindutse ku buryo butangaje kandi byatangaje abari basanzwe bamuzi. Nanjye ndumva bisingira amatsiko yo gutangara uko uyu mukobwa awucyaremeraga Bikira Mariya yemeye. Nta mugayo kandi yahawe ubutumwa bwo kwamamaza ishapure y'ububabare bwa Bikira Mariya. Mu mubonekerwa 15 yagiriwe kugeza mu kwezi k'Ukuboza umwaka w'igihumbi 1982. Wumva ko umwaka wari ushize, Mariya Karara yabwirwaga ko isi igenda nabi cyane, ko u Rwanda rugeze ahakomeye, bityo abantu bakaba bagomba gusenga cyane ndetse no guhinduka. Ati nimusenge kandi muhinduke. Abakunda kuri iyo ndirimbo ndimo ndabibuka. Mbere ayo magambo yahinduye ni Mariya Karara ubwe. Nibyo koko niba kunyumva neza, amaherezo umuntu ahinduka icyo avuga, agasa n'icyo agenda yinjiramo. Uko umwaka utashye abakunzi ba Bikira Mariya bagenda biyongera, ariko n'abanyamatsiko nabo bagenda bazamo. Ni muri urwo rwego rero hari iminsi mikuru ihimbaza ikibeho, igafasha abajyayo kunguma mu bineza by'isezerano ndetse n'isengesho no ku mwuka ubibutsa ibyahabereye. Kuva mu ntangiriro y'isezerano rishya, kubemera Bibiliya by'umwihariko abemera umubyeyi Bikira Mariya cyangwa se nushaka uvuge Mariya, ku itariki ya 15 Kanama buri mwaka Kiliziya Gatolika yizihiza umunsi mukuru w'igeno mu ijuru rya Bikira Mariya, Assumption nabivuze hejuru. Agahebuzo cyane iwacu mu Rwanda, usanga abakristo b'imihanda yose bateraniye mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda ikibeho basenga. Usanga kandi abakristo bagenda batoragura utubuye dutandukanye twaho hantu ndetse n'utwatsi dutandukanye, bakavoma kandi n'amazi mu iriba rito rihaba, bakajyana iwabo mu ngo bavuga ko ari ikintu cyose cy'ikibiho kiba gifite umugisha kandi mwinshi. Ibi byose abakristo babiterwa n'ukwemera kuzuye, abandi bakajyayo kubera amatsiko bakaharonka ingabire y'ukwemera. Bitewe nuko kandi kwemera gutuma abajyayo kuva mu modoka bageze nko mu birometero 5 ngo bagere ikibeho, bakagenda ndetse n'amaguru ahasigaye hose. Baba kandi bifuza kugera ku butaka butagatifu batujuje ibyaha byinshi mu buzima bwabo, kandi bakahagera batuje, bicishije bugufi, bamaze no kwihana ndetse no kwisuzuma. Bifuza kugera ku butaka butagatifu batuje,
bicishe bugufi kandi basenga. Muri iki gihe kandi ahantu nk'aha Kibeho cyangwa se Kibeho Holland hakururwa na ba mukerarugendo benshi kandi batandukanye, abakire ndetse n'abakene, abakomeye n'abiyoroheje, bose birundira hano Kibeho gusenga. Abo bose kandi baba baturutse impande zitandukanye z'isi ndetse no mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ubwo u Rwanda, u Burundi, Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda, Sudani ndetse na Kenya, bose usanga bishweragiye imihanda yose bajya Kibeho gusenga. Ikigo kandi cy'igihugu gishinzwe iterambere RGP ifatanyije na Minisiteri ya Siporo ndetse na Minisiteri y'Umuco n'Ubumwe Mboneragihugu bahashyize ahantu hagomba gutezwa imbere bitewe n'uko hakurura ba mukerarugendo kandi benshi. Ibi byose Kiliziya ikunda kubikoresha cyane cyane mu gutuma abayoboke bayo bakomeza gusenga ndetse no kwegereza Imana yabo. Basenga, abagabo n'abagore, abana ndetse n'abandi bakunze bahora mu nzira zijya gusenga Kibeho kuko ari ahantu bita hatagatifu. N'ahandi hatagatifu henshi cyane hatandukanye nzagenda mbagezeho ibigwi n'amateka byaho. Niba umenye neza kandi amateka ya Kibeho, komeza utwandike muri komenti wumve amakuru y'ubuzima bwa Kibeho ndetse n'abakobwa bagiye bahabonekerwa. Nitwa Eric Nshimiyimana, nta yindi naguza naho utaha.